Avuga ati Kazungu yishe abantu, cyakora mbona RIB iramuzanye usanga hano arimo arakuramwo abantu yishe. Nyirinzu we yaraje ngo yanze kwishyura nyirinzu nyine. Nyirinzu akajya amurega ati uyu mugabo yanze kwishyura. Yes, tukaba tuguhaye ikaze wowe udahwema gukurikira ibiganiro bya Tuza Official, wowe wamaje gukora subscribe ukemera kuba inshuti ya Tuza Official, by'umwihariko tukaba tukwifuriza amahoro y'Imana. Nyemera twongere tukwifurize amahoro y'Imana kandi wowe uri hirya no hino, yaba ari mu gihugu mo imbere cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda, turagenda tubifuriza amahoro y'Imana. Turagenda kandi nanone twifuriza amahoro y'Imana wowe utameze neza, urwaye, wowe uri kwa muganga utameze neza, tukubwira ngo uyu munsi byanze ariko ejo ushobora gukira ukamera neza cyane. Twihuta rero turagira ngo tugende turebera hamwe nanone kandi iyi nkuru y'uyu mugabo. Uyu nta wundi ni umwicanyi kabuhariwe, umwicanyi w'umugome. Uyu nguyu nta wundi ni Kazungu Denis. Angira ngo ahanga Ben Thierry nkuko turi bugende tubibumvisha, yagiye atangaza buryo ki aya makuru bayamenye, ndetse n'uburyo ki uriya mugabo yari arimo kugenda yica bariya abantu. Ibingibi byose akaba yagiye abisobanura, akaba yanagiye anahishura ko mu by'ukuri amaze gutabwa muri yombi. Icyo bamara kumenya rero nuko uyu Kazungu Denis yafataga bano bakobwa bamwe akabakura mu tubari aho babaga bagiye kunywera, bagatahana nk'abagiye kuba baryamana, ariko bikarangira abishe. Ibingibi rero ushobora kwibaza ngo ibi bintu yabikoraga kugira ngo yunguke iki? Hari abantu benshi bagiye bavuga bati iriya mitwe y'abantu byanga bikunda, hari abantu baba bayikenera bakaba bajya kuyirobesha ingona. Abandi bakavuga bati se ati niba ari imitwe y'abantu yajya kurobesha ingona, se imitima, impyiko, ibihaha byo akaba yabikoresha iki? Hari n'abandi barimo kugenda bibaza ati uko byagenda kose, ati uyu muntu babanze bamenye niba koko ari we wabikoraga wenyine gusa, kuko biragaragara ko yaba afite ikipe bakorana ya hafi yamufashaga muri ubwo bugizi bwa nabi. Ibingibi byose bikaba ari ibintu abantu barimo kugenda bibaza, ariko abenshi bakaba bagiye bavuga bati nawe yakabaye akatirwa urumukwiriye, ntabwo yakabaye ajya muri gereza ngo ajye kurya ibiryo bya leta, kandi mu by'ukuri ari umuntu wakoze icyaha ndengakamere. Ibingibi byose rero ni ibintu birimo kwibazwa. Ngira ngo ni inkuru yagiye icaracara hirya no hino, ni amakuru yamenyekanye kuri tariki ya 5 z'ukwezi kwa 9, aho amakuru yagiye amenyekana cyane ko mu karere ka Kicukiro, mu murenge wa Kanombe, mu kagari ka Busanza, aho uyu mugabo Kazungu Denis nyine yari yarakodesheje inzu, aho yagendaga akorera n'ibi byaha birumvikana. Ibingibi byose rero bikaba byagiye bimenyekana nyuma y'uko yari amaze igihe kinini cyane atishyura nyir'inzu, aho byaje kuza nk'aho bitera amahane, bikaza kuba ngombwa ko baza no kumwirukana muri iyi nzu. Ibingibi byose rero bikaba aribwo byagiye bimenyekana, dore ko uyu mugabo nk'uko inzego zagiye zibitangaza ko ndetse nta n'ibikorwa bya leta yajyaga yitabira, nta mafaranga yishyuraga y'umutekano ndetse n'ibindi bikorwa byose, ahubwo uyu mugabo we akaba yakoraga business itazwi, ariko abamubonaga kenshi bakaba bagenda bavuga bati uyu muntu yirirwanaga ibikapu birimo imitwe y'abantu. Ati twarabivuze kenshi, ati turabivuga kenshi cyane, ariko ntabwo twigeze tubona baza kumukurikirana, dore ko mu by'ukuri na mutwara sibo mu by'ukuri icyo kirego yagiye acyakira kenshi, ariko ntibagire icyo babikoraho. Gusa icyo twashima nuko inzego zifitiye ububasha zamajije kuba zakora akazi kazo, kandi mu by'ukuri uyu mugabo akaba yagejejwe aho agomba kugera. Ubwo rero Ben Thierry, uyu nguyu ni umuvugizi wa RIB, akaba yatangaje ko bamajije kumufata ari kuri sitasiyo ya polisi ya Kicukiro, mu gihe bakirimo gutegura dosiye yiwe kugira ngo hamenyekane by'umwihariko abantu yishe uko bangana, nubwo barimo kuvuga ko kugeza ubu ngubu ari abantu 14 bagiye bamenyekana, ariko umubare wa nyawe ntabwo wari wamenyekana, ndetse n'imyirondoro y'uyu Denis ntabwo yari yamenyekana, cyangwa se ngo hamenyekane n'imyirondoro y'abo bantu yagiye yica. Ibingibi byose rero niyo mpamvu afitwe kugira ngo habanze hakorwe iperereza. Icyo bamenye nuko kino cyane kiramuka kimuhamye, ingingo y'107 iri buze gukurikizwa,
aho bivugwa ko umuntu wese ufatiwe mu cyaha cy'ubwicanyi nk'iki ngiki ahita akatirwa igifungo cya burundu. Ngira ngo rero dushobora gukomeza gukurikirana ino nkuru, ushobora gukomeza kubana natwe kuri Tuzo Official kugira ngo dukomeze tubagezeho byinshi kuri ino nkuru. Ngira ngo rero wajya hasi ngo ugakora subscribe maze warangiza ukasiga n'igitekerezo kugira ngo byinshi tuzajya tukugezaho uzajye uba uwa mbere mu kubibona. Ni Jean Marie Vianney Uwitonze, ni Tuzo Official, reka tugaruke mu kanya. Imana nibarinde. Bigaragaza yuko yaramaze kwica abantu akabashyingura mu gikoni yuko amaze kubidutangariza. Byo ni ibintu yaramaze igihe kingana gute akora? Ese ni ibintu yakoraga mu buhe buryo byafashe igihe kingana gutya kugira ngo mumufate? Ni uburyo yabikoraga, yaragendaga we uko avuga bigikorwaho iperereza. Yaragendaga, hari abantu yajyaga mu kabare akareba abakobwa bagatahana nk'abagiye kugira ibyo bakora, hanyuma akabiba, yamara kubiba akabica. Birumvikana ko iperereza riracyakomeza. Ndagira ngo menye by'umwihariko mu baturanyi be nta wigeze agira ubwoba abonye itaka ricukurwa risohorwa mu nzu mu gikoni, kuko byanga bikunda imiterere y'ahantu atuye. Ni inzu yari ituye yonyine. Yego. Kuko aho hantu rero naho hari umuhanda wakorwaga. Yego. Ibitaka yacukuraga yabimenaga akabivanga no mu muhanda ku buryo nta bantu bapfaga kuba bakeka. Mu bibazo bya mbere ni iki cyamuteraga kwica aba bantu? Ni ukubiba, kubambura. Kubiba, kubambura bikarangira bishe. Yenda kubera ko iperereza rigikomeza, harakurikiraho iki? Murasaba iki abaturage baturiye aho hantu? Abaturage ni ukubahumuriza, ariko tubasaba no kugira ngo uwaba afite andi makuru yabazi, ari abatuye aho ngaho, ari n'abandi bumva wenda iki kiganiro bari bazi Kazungu Denis, kuko ngo yari umucuruzi hano mu mujyi. Yari azwi hano mu mujyi, yaracuruzaga. Bakwegera sitasiyo RIB ya Kicukiro bakaba baduha amakuru, ndetse n'aho yagendaga bari bamuzi, bashobora kuba bakwegera sitasiyo RIB bakaduha amakuru, iperereza rigakomeza. Murakoze cyane Dr. Mbere yuko mbarekura, ese hari complaint cyangwa se ibibazo mwari mwazigeze mwakira kuri RIB muri ino minsi ishize by'abantu bagiye baburirwa irengero? Oya, ntabwo. We mu byo yivugira nabyo bigomba kuba verified. Nuko ngo yarebaga abantu badafite ubakurikirana. Rero Kazungu bavuga ko yageze hano muri COVID gitangiye. Ubwo rero nta wari uzi akazi Kazungu akora. Gusa cyari kizwiho nuko ngo yajyaga agira gutya agahamagaza moto bakabonezanya umukobwa hano nyine, bakagira ngo ni bimwe nyine by'abasore kuko nta mugore yagiraga uzwi. Ubwo rero bakajyama, haje kubaho nyine ko bamutangira amakuru ko atishyura inzu. Ubwo rero bakaza we agashaka kuyibamo ku gitugu gusa atishyura nyir'inzu. Ubwo rero ubuyobozi buba ngombwa ko bamufata ngo yatanga imfunguzo. Ubwo rero bamujyanaga bakamugarura. Hari ukuntu twumvaga ngo abaturage ngo bumvaga hano umuntu ataka yataka bakavuga ko ari indaya, bakumva rero ko indaya nyine yaje mu kazi wenda niba inatatse mu mwanya uri butahe ntawamenyaga uko bimeze. Inzego z'umutekano zaraje, ariko zazaga zikurikirana icyo kibazo cya nyir'inzu. Ntawabaga azi rero ko harimo hari ibindi bintu yahakoreraga. Azisaka akazibwira ngo kanda akanyenyeri, ayo ufite uyazana. Nuko bakabatera ubwoba nyine bakayatanga. Noneho bamara kuyatanga, ubwo uwinjiye ngo nahasohoke nyine bakabura irengero. Nuko arangije aho byamenyekaniye, nyir'inzu niwe wabanjije kurega yuko ngo yanze kumwishyura ngo amezi 10. Nuko aho bamusohoreye ubuyobozi buje ngo akajya yanga gutanga imfunguzo. Noneho yanze gutanga imfunguzo nibwo yitanguranywe ngo avuga ko yishe abantu 6.
Kazungu namubona umusore w'ibogari wigendera, umusore w'inzobe cyane, wambaraga neza cyane, ariko ntabwo yanze akazi akora. Bamubona bakirukanka ngo Kazungu ngo wica abakobwa akanabarongora. Ubwo ngubwo nyine natwe muri iyi minsi dusigaye tumubona tukirukanka ngo atazatwica natwe. Ubwo rero naje nimugoroba ngeze hano nsanga hano hari akagozi hariya na hano, aravuga ati Kazungu yishe abantu. Rekora mbona RIB iramuzanye, nsanga hano arimo arakuramwo abantu yishe. Nyirinzu we yaraje ngo yanze kwishyura nyirinzu nyine. Nyirinzu akajya amurega ati uyu mugabo yanze kwishyura, yanga kwishyura inzu. Noneho ahantu yaje kumenyekana ni ukuntu ngo nyirinzu yagiye kumurega nyine, ngo amaze kumurega ngo arijyana ngo ajya kuri RIB, ngo agiye kugenda nyine ngo ategereje nyirinzu ngo azamuvire mu nzu. Noneho uwo mugabo nyine nibwo yaje kumenyekana ko yari umwicanyi. Amakuru ya Kazungu biteye ubwoba, urumva dufite ubwoba bwinshi cyane, twahahamutse. Aho umuntu aza mu mudugudu akica umuntu wa mbere, akica umuntu wa kabiri, kugera ku bantu 12. Iyo nkuru ni inkuru yatumye abaturage ducika ururondogoro pe, twagize ubwoba bwinshi cyane. Nibyo koko RIB yamufashe, twanabimenye nawe abo yavugaga, ariko ntabwo turamenya neza ngo ni bangahe. Turacyakurikirana rwoko igihe kigera turagenda tumenya amakuru tunatangaza imibare, ariko yagiye akoresha amazina atandukanye. Icyo twamaze kumenya ku buryo usanga kugira ngo Kazungu umenye amazina ye ni Kazungu Denis, ariko amazina yagiye akoresha amazina atandukanye ngo tujye mu gukurikirana kugira ngo tumenye amakuru nyayo. Aho rero niho twamenye, noneho turangije kugira, ni nawe wabyivugiye.